Ndabaramukije cyane, amahoro y'Imana bane namwe, kandi Uwiteka abishimire, umwami Imana bakomeze ababere byose muri byose. Nukuri inshuti bavandimwe bene data, tugiye kurebera hamwe amagambo avuga ngo isuzume. Tugiye kurebera hamwe amagambo avuga ngo itekerezeho, urebe uko ugenje gute uhagaze. Ijambo riravuga ngo umunsi w'amarira menshi uri hafi, umunsi w'ibyishimo byinshi uri hafi, ariko ngo buri muntu azajya yivugira ibye nitugera imbere y'iki ya rwa rukiko, nitugera rwa rubanza. Mbese nshuti muvandimwe, musore mukobwa uri kunyumva, uyu munsi wa none wisuzumye, witekerejeho, uyu munsi wa none wirebye mu mikorere yawe, mu migendere yawe, mu mivugire yawe, igihe nikigera uzivugira ibyawe. Tekereza uko ubayeho, tekereza ibyo ukora ndetse n'uko ugenza gute nuko ubikora. Ngo umunsi w'amarira menshi uri hafi, umunsi w'ibyishimo byinshi uri hafi, ariko ngo buri muntu azajya yivugira ibye nitugera imbere y'iki ya rwa rukiko. Muvandimwe, icyo nakwifuriza, muvandimwe, icyo nagusabira, nuko utakorwa n'isoni, nuko utazakorwa n'isoni, kugira ngo kuri cya gihe cya rwa rubanza uzabashe guhagarara udatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, maze uhamye, maze Yesu Kristo akwemere, maze Yesu Kristo agenze gute agutoranye. Mubwiriza hari amagambo avuga ngo wa musore we, ishimire ubusore bwawe, iminsi mibi itaragenza gute itaraza. Kuko ngo ubusore n'ubuto byose ni iki? Ni ubusa. Ibyo tubamo, ibyo dukora, uburiganya tugira, amagambo tugira, amatiku tugira, gusuzugura tugira, kutishimirana tugira, gukoza isoni inshuti, gukoza isoni abavandimwe, ibyo byose bitubamo ni ibizadushyira hehe? Mu rubanza. Muvandimwe, tekereza ku mibereho yawe, tekereza ku mikorere yawe, urebe ibintu kugenza gute uko ubikora. Urebe niba utari ingwe mu ruhu rw'intama. Abantu benshi babayeho mu buryo bwo kwiyoberanya, abantu benshi babayeho mu buryo bwo kwitaka, bakivuga ibyiza, ariko muri bo imbere nta kigenda. Muvandimwe, reka nkubwize ukuri, duhirimbanira gusa neza, duhirimbanira kuvugwa neza, duhirimbanira kumenywa, kwishimirwa, ariko se bimaze iki niba usa neza mu maso ubasha kwisiga ugasa neza? Niba usa neza mu maso ubasha kwimakiya ugasa neza? Bimaze iki niba usa neza mu maso ubasha kwisiga bikagaragara ko umeze neza, ariko mu mutima wawe ari umunuko? Bimaze iki? Muvandimwe, uko uharanira kwisiga ngo uke mu maso, uko uharanira kwambara ngo uberwe ugaragare neza muri rubanda, gerageza ube ariko wambika n'umutima wawe. Uko wifuza kumera neza mu maso y'abana b'abantu, gerageza ube ari nako wifuza kumera neza imbere y'Imana. Kuko buri muntu ngo azivugira ibye nitugera imbere y'iki ya rwa rukiko. Data mwiza, byiringiro bizima, soko y'amahoro, mwami Imana, twongeye kugushima, tugushimira ubuntu bwawe ndetse n'uburinzi bwawe. Habwa icyubahiro, shimwa kandi himbazwa. Uratwemereye muri aka kanya, twebwe abari abo kurimbuka tukagenda nitwibukwe, ukahagoboka ukatubera umurengezi, abanyabyaha butwi, twebwe tudafite igitunganye, twebwe tudafite icyiza, tuje imbere yawe muri aka kanya kugira ngo tubabarire ibyaha byacu, kugira ngo utweze udutunganye. Ijambo ritwereka ko muri wowe ariho abari mu isi yose bagenza gute bakirira. Mweretse urubyiruko, mweretse urungano, mweretse abakobwa, mweretse abasore, ubagirire neza, utugirire neza, udukomeze, utwambike imbaraga. Hahirwa ngo uwihanganira ibimugerageza, naho umwanzi Satani ngo yamurasa ariko akagwa ashaka kubyuka, kuko wowe Yesu Kristo uriho kugira ngo utwongerere imbaraga. Hahirwa ngo uzambike ikamba rigenza gute ritangirika. Mwami Imana, abana natwe mu byo tubamo byose, mu mivugire yacu, mu mikorere yacu, mu migendere yacu, mu ntekerezo zacu, bya bindi byose dushaka kugira ngo tubeho, bya bindi byose dushaka kugira ngo turebe yuko twabona amaramuko, Uwiteka ubikureho.
urebe ibidukwiye uba ari byo utugenera. Ni ukuri rinda ubuzima bw'inkumi, rinda ubuzima bw'abasore, rinda imibiri yacu, rinda imitima yacu. Uyu mwanzi Satani aratugerageza, arashaka imibereho yacu, arashaka ubugingo bwacu, ariko Data mwiza, ni ukuri turakwiyambaje, bana natwe muri aka kanya. Iyi gahunda ntabe ari nge, abateze amatwi ntabe ari bo, ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro. Data mwiza, ibikwiye, ibyaguhesha icyubahiro, ibyatuma twitwa abana bawe, biduhane n'abakwambaza hirya no hino, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ni ukuri birakwiye ko wisuzuma, birakwiye ko ngenza gute nisuzuma. Hari igihe rimwe na rimwe twibwira yuko kuba turi kumwe n'abantu bisobanuye ko bari kumwe natwe. Hari igihe rimwe na rimwe twibwira yuko kuba twagiye gusenga bihagije, twateranye abantu batubonye. Kugaragara mu bana b'abantu nta kintu bimaze, kuboneka neza imbere y'abana b'abantu nta kintu bimaze, kuvugwa neza n'abana b'abantu nta kintu bimaze. Ngo Yobu Imana yaramwitegereje, iramureba irangije imushingira intahe, iramureba irangije iravuga iti yakora buri kimwe cyose ariko ntiyanyihakana. Muvandimwe, shaka ubwishingizi kuri Yesu Kristo. Turasambana, turiba, turatukana, turagambana, ibyaha byose turabitegura. Nta cyaha n'iki na kimwe gishobora gutungura mwene muntu, kereka mwene muntu ahohotewe icyaha kikamukorerwaho. Ibyo ngibyo Imana ibigenje gute? Ibibizi. Ingaruka z'icyaha atakoze zimugeraho, kuko turi mu isi y'icyaha, kandi icyaha kibyara ingaruka, kandi ingaruka zigera kuri buri umwe. Ariko yahohotewe, Imana ibigenje gute? Imana ibibizi. Ushobora kuba uri umusore ugasambanya umwana w'umukobwa ukamufata ku ngufu, umwana w'umukobwa akajya mu ngaruka z'icyaha atagizemo uruhare, kuko turi mu isi y'ibyaha n'ingaruka zabyo. Ariko ahangaha uyu mwana w'umukobwa wahohotewe, icyaha cyo gusambanywa atabitekereje, atarabifite no muri gahunda, nubwo araza kugira ingaruka ziva muri ibyo ngibyo, kuko icyaha icyo ari cyo cyose kigira ingaruka, kandi kikagira ingaruka kuri buri muntu wese. Ariko wa mwana w'umukobwa nta rubanza afitanye n'iki? N'Imana. Ngo ibisitaza n'ibigeragezo n'ibigusha ntibizabura muri iyi si, ariko ngo hazabona ishyano abagenza gute? Abazana ibisitaza ndetse n'iki n'ibigusha. Muvandimwe, icyaha icyo ari cyo cyose kigira ingaruka. Wagikora, wagikorera umuntu, kigira ingaruka, gishobora kukugiraho ingaruka cyangwa kikagira ingaruka ku bandi. Mu buzima bwawe ujye wirinda kuba ikigusha, ujye wirinda kuba igisitaza, kuko ngo hanze hazahera imbwa n'iki n'abarozi, n'abasenga ibishushanyo, n'abakunda kubeshya bakagenza gute? Bakabikora. Ndagira ngo ngusabe gukura ikirenge cyawe mu bidatunganye, wamamaze kugaruka kwa Yesu Kristo, kuko gusayisha kwacu no kujya kure kwacu sibyo bishyiraho urubanza ku buzima bwacu. Ntabwo ibyaha bibarwa bitewe n'ingano yabyo, ntabwo ibyaha bivugwa bitewe n'igihe tubimazemo. Rimwe ryonyine rirahagije kugira ngo ubure ubugingo buhoraho, kandi rimwe ryonyine rirahagije kugira ngo ubone ubugingo bugenza gute? Buhoraho. Rubyiruko, bene data, nimureke tuve mu bidatunganye, nimureke twegere Uwiteka, nimureke dushakishe Uwiteka bikigenza gute? Bigishoboka. Uyu munsi wa none ushobora kubona umwana w'umusore mwiza cyane, ugaragara neza, wakuze neza, ufite umubiri mwiza, ufite igihagararo cyiza, yishimiwe na benshi, yishimiwe na rubanda, ariko atari mwiza. Ushobora kuba uri umukobwa mwiza, ugaragara neza, usa neza, ufite isura nziza, ukunzwe na benshi, ariko utari mwiza. Ibi bintu ntabwo bishobora kumvikana. Ushobora kubona umwana uti uyu nguyu niwe mwami wahangaha, uyu nguyu ibyo akora nta wundi ubikora nkawe, ni umuntu uri exemplaire mu bintu bya physical appearance. Ushobora kuba exemplaire ukaba intangarugero mu bintu by'isi, ushobora kuba exemplaire ukaba intangarugero mu bintu by'irari, ariko se bimaze iki nimba wakwamamara ukagera kure ugakundwa, ariko ubuzima bwawe bukazajya muri gehenomu?
bavandimwe, mureke uko tugaragara hano muri rubanda tuba ari nako tugaragara imbere y'Imana. Imana niba ikubonamo intungane ukore ibitunganye. Rubanda nimba bakubonamo umuntu mwiza ube na mwiza imbere y'Imana. Rimwe baravuze ngo buri muntu hano ku isi agira icyo bita dark side. Muvandimwe mwene data, bavuga ko nta muntu utagira umwijima muri we, kuko ngo buri muntu ngo agira ibintu runaka yiyiziho. Ibyo umuntu yiyiziho ku giti cye nibyo bishyira abandi mu rujijo. Bakagutangira ubuhamya ariko bakavuga ngo ntawamenya. Bakagutangira ubuhamya ariko bakavuga ngo umuntu ni mugari. Ese ibyo wiyiziho, ese wowe ibyo uzi ukora bitandukanye n'ibyo abantu bakuziho, ese ibyo ngibyo wowe byagucira urubanza bwoko ki? Ese byakujyana imbere y'Imana wemye? Ese byakujyana imbere y'Imana ukomeye? Ese washikama ugahamya? Cyangwa ni bya bindi by'umwijima wiyiziho bidashobora gutuma useruka imbere y'Imana? Bavandimwe bene data, mureke twihane ibyaha, mureke twihane ubusambanyi. Iyi si y'ubu ngubu tugezemo ni isi y'umwijima, ni isi yararuye abana n'ababyeyi, ni isi yararuye abayobozi, ni isi yararuye abapasteri, ni isi yararuye ababwiriza, ni isi yararuye abadiyakoni, ni isi yararuye ingeri zose. Ubusambanyi bumeze nabi, amajyambere arihuta vuba nk'umuyaga, ibyorezo, indwara zahawe ibyicaro. Ariko bavandimwe mwibuke, ijambo riravuga ngo buri muntu azibarizwa ibye. Uyu munsi wa none umwuka w'ubusambanyi uri ahantu hose. Umwuka w'ubusambanyi uri mu nzu y'Imana. Umwuka w'ubusambanyi uri mu kazi aho ukora. Umwuka w'ubusambanyi uri muri telefone yawe, uri muri telefone yawe ukoresha. Umwuka w'ubusambanyi uri mu bana uganiriza. Umwuka w'ubusambanyi uri mu babyeyi babana nawe. Ariko si ibintu twabikira gute? Ibintu twabicika gute? Yesu Kristo niwe wenyine. Hari Yesu Kristo wita kube. Hari Yesu Kristo utadutererana. Hari Yesu Kristo utajya kure yacu. Byose bituruka hehe? Mu masengesho. Buriya gusenga ni byiza cyane, kandi ngo gusenga ni ingenzi. Niho honyine umuntu avuganira n'Imana, akayiganyira, akayitabaza, akayibwira ibimuri ku mutima. Gusenga ni byiza kandi gusenga ni ingenzi, kandi nta muntu ujya imbere y'Imana ngo agenze gute ataha ubusa. Muvandimwe mwene data, gerageza ugarukire Uwiteka. Mu gusenga havamo igisubizo cy'ubwoba, mu gusenga havamo igisubizo cyo kubura amahoro, mu gusenga havamo igisubizo cy'ibyiringiro. Wowe ubabaye, wowe urushye, wowe wihebye, wowe ucitse intege, wowe ushavuye, wowe ufite intimba, wowe udafite icyerekezo cy'ejo hazaza, wowe utazi uko ejo bizaba bigenze, emerera Yesu Kristo, upfukame usenge. Gusenga niho honyine habonekera amahoro. Muvandimwe ibyakubabaje, muvandimwe ibigukoza hirya no hino, ibikujyana mu bidafite shinge na rugero, kubita amavi hasi maze usenge. Wiyaragize Imana, werereze Imana, uyisabe yaka imbaraga. Muri Yesu Kristo niho hashoboka ko ibintu byose bigenza gute bikunda. Muri Yesu Kristo niho hashobokera byose. Iyo dusenga tuba dusaba imbaraga. Imbaraga dusaba ntago ari force, imbaraga dusaba ntago ari power. Tuba dusaba imbaraga za zindi zitwa Mwuka Wera, kuko ngo Mwuka Wera niwe uzatwemeza iby'ibyaha byacu. Nitumara kwakirwa n'ijuru, Mwuka Wera akatumanukira, akadusukirwa, tukabona izo mbaraga z'ijuru, ngo nibwo tuzisobanukirwa, nibwo tuzamenya ibibi byacu, nibwo tuzamenya ubugome bwacu, nibwo tuzamenya ubujura bwacu, nibwo tuzamenya ubusambanyi bwacu, nibwo tuzamenya ubwicanyi bwacu. Mwuka Wera natumanukira, nibwo tuzabona uburyo ki tudakwiriye imbere y'Imana. Mwuka Wera natumanukira, nibwo tuzabasha gusobanukirwa n'ibyo kamere ararikira, kandi nibwo tuzahita tumenya yuko ibyo kamere ararikira ari byo Mwuka agenza gute yanga. Muvandimwe pfukama, muvandimwe senga, muvandimwe egera Imana, yirarike, yihamagare, uyibwire uti Imana mbabarira ndi umunyabyaha, uyibwire uti Imana mfasha, uyibwire uti Imana nyunganira, kuko amasezerano y'Imana aravuga ngo abazaza bangana bakanyemera bakanyoboka, nzabarema mu mutima mushya.
umutima wo kwinaniza, umutima wo kwinangira, umutima wo kwikakaza, nzawubakuramo mbashyiremo umutima mushya woroshye. Nzabakuramo umutima umeze nk'ibuye, wa wundi utakira ijambo ry'Imana nzawukuramo, wa wundi utagira neza nzawukuramo, wa wundi udafasha nzawukuramo, mbashyiremo umutima ugenje gute? Woroshye. Wowe gera Yesu Kristo umwereke ibyawe byose, kuko ngo n'ufite kamere yamunaniye ngo Yesu Kristo agenza gute? Arayihindura. Birashoboka ko bwaba ari ubusambanyi bwakubase, birashoboka ko bwaba ari ubujura bwakubase, birashoboka ko ari ishyari ryakubase, birashoboka yuko ari urukundo udafite, birashoboka yuko ari ukugambana kurimo, ariko ngo n'ufite kamere yamunaniye ngo Yesu Kristo arayihindura. Nta muntu ujya imbere y'Imana agenze gute? Ataha ubusa. Uwiteka kugirire neza, gukomeza kubera byose muri byose, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.